ntabwo tubasha guceceka ngo twererane iby'Imana yadukoreye maze ikatubashisha kuzuza urusengero rwiza nkuru. Itorero ry'Abadventiste munsi wa karindwi rya Moriya ry'abakoresha Ikirundi n'Ikinyarwanda riherereye muri Southern Central Conference, Southern Union, North America Division, ahari mu mujyi wa Louisville muri leta ya Kentucky ho muri leta zunze ubumwe za Amerika, irakuraritse. Ni mu gikorwa cyo gutaha urusengero rushya kandi dushimira ibyiza Imana yadukoreye. Iyi gahunda nziza iratangira kuri uyu wa nyuma w'isabato tariki 29 z'ukwezi kwa 9 2023 dutangira isabato. Naho umuhango nyirizina wo gutaha urusengero ni ku isabato tariki 30 z'ukwezi kwa 9 2023. Tuzaba turi kumwe n'abatumirwa bazadufasha gushimira Imana yacu nka Dr. Newborn uzaturuka muri Oakwood University mu mujyi wa Huntsville muri leta Alabama ho muri leta zunze ubumwe za Amerika, wabaye pasitoro wayoboye kaminuza igihe kirekire. Tuzaba kandi turi kumwe n'abandi batumirwa nka Dr. James Mbirukira, Dr. Basaninyenzi Gatsinzi, Dr. O Juang ndetse na Pastor Christian Babon. Umuhuzabikorwa w'iyi gahunda ni Pastor Shyaka Gahunde, umuyobozi wa Moriya SDA Church. Nyuma ya gahunda yo kuramya tuzasangirira hamwe ifunguro ritunga umubiri, dusabana kandi dusangira ubuhamya bw'ibyiza Imana yacu ikomeje kudusesekazaho. Yemwe abantu bo muri leta za Kentucky, Tennessee, Indiana, Michigan, Arizona, Texas ndetse na Ohio, muze tubane mu kugaragaza ko tunyuzwe n'ibyo Uwiteka akomeje kudukorera. Muri icyo gikorwa cyiza cy'ingenzi kandi tuzaboneraho gushimira abantu bose baduteye inkunga, cyane cyane abantu bo ku itorero rya Elayono mu mujyi wa Nashville muri Kentucky, abo ku itorero rya Lexington muri Kentucky, abo ku itorero rya Araje mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas, abo ku itorero rya El Shaddai muri leta ya Arizona n'abandi. Aho mwakuye hose mutera inkunga umurimo w'Imana, Imana ibahe umugisha utagabanyije. By'umwihariko yemwe bizera ku itorero rya Moriya hatabuze n'umwe mwakoze ibishimwa n'Imana, muze dufatanye kubihamya. Tuzashima Imana mu magambo twatuza akanwa kacu tuvuga ibigwi byayo kandi tuyiririmbira mu majwi ahanitse dufatanyije na koraliza hano ku itorero rya Moriya nka Light of Jesus Choir, Victory Family Choir, Tanga Igihe Choir, Abatoni b'Umwami Choir, Korali Roche des Anges, Jure Choir, Ijwi Riheruka Choir, Davu Choir ndetse na Mifem Group. Ibi byiza byose birebera ku muhanda 47-42 Ken Run Road, Louisville, Kentucky 4021 muze duhamye iby'Imana yadukoreye kuko ni iby'agaciro kenshi.